wicarana nawe noneho rero nicaye nibyo bandondoye avuga ati mva musore wowe wicaye inyuma umva ko Imana ivuze turakwikinisha tura ubusambanyi mbega baranyatuza kweri ndangije ndahaguruka njya gufata wa muntu wari uyoboye ndavuga wowe naba narasambanye wanjejwe ni ngombwa ngo abantu barenga igihumbi harimo abana bo muri economique harimo abakobwa harimo abadamu beza uvuga uti barambonye kafungiye hano ubwana bw'ubukobwa bwande akavuga ati kari agasore kweri ahita ngo wa mukobwa ngo atura ubusambanyi umwana w'umukobwa ngo ariko ngo numva ibyo bintu uvuze ntabizi ntago nasambanye ngaho ndavuga se yabimvangiriyeho reka nawe amubeshye umwana w'umukobwa ati ntago nasambanye ati Imana iguha ikimenyetso ati ni ikime ati pfukama Imana ikigushye umwana arapfukama ndeba mu bantu barenga nka magana umwana yubitse umutwe ashyira hasi umutwe kwa kundi umuntu apfukama najye vandatere kunikaraga niko yikaraze amajipo ajya hejuru imyenda ijya hejuru Imana imwikarajya nta mukoze Imana yagiye bihishura bano banyamwuka akarara hano bakamutuma dayimoni musambanya akagaruka akavuga iby'umwuka agahikinga akaba kuri YouTube akamenyekana akabicyamamare ariko yarajyanye igihango n'abadayimoni kubera iki bamwijije mu muryango ubu abantu twari twiringiraga twabonaga ari abanyamwuka bose bamaze kuvamo amaso kubera iki hari abandi bafite ubushobozi bakabashukisha ubushobozi bivuga ngo abantu bahahamutse barashaka kumenyekana barashaka kubirangirire barashaka kubona amafaranga kuko rero babishaka hari abarimo kubibaha ariko bagakomeza akavuga Imana badafite bose muri ya dini nibabikore niba ndumva mbikeneye kugira ngo ndebe umurokore ndebe umuntu wari ufite irari riturike rijye hanze umuntu yabwiye ndaramuga ngo rero mbona ngiye kuva muri ratore ngo ariko ndabiretse ngo kuko numvise ngo nabo ngo tugiye gusa n'abandi tugiye gushyira amapantaro tugiye kwigenga tugiye gusukwacu natwe tugiye leshas tugiye guhinduka duse n'abantu nawe izamanuka Imana imanutse gukora ahababaza Imana imanutse gukora ahababaza hahandi hano hamanuye Imana nuko igiye gukora ahababaza nibona ko umutwe ariho ahababaza nigiye gukora nibona ko amaso ariho ahababaza nigiye kwinjira nibona ko mu kanwa ariho ahababaza nigiye gukora nibona ko umutima ariho ahababaza igiye kwakora nibona amaguru ariho ahababaza nigiye gukora Imana ije gusaka mu nguni zose imbere inyuma ku mpande honesha de payement c'est kodra shayime hose de neshayime hose izakora icyumba cy'amasengesho bayoboye icyumba yabaga ari umunyamwuka ku buryo Imana imwerekaga iryo teraniro umurangi yazaga amubonye uwasambanya akaza amubonye aho niho nakuriye ngura kumwimerere w'umwuka harimo abantu buzuye umwuka wera nta muntu wishushanya ubamo hari umushumba umwe simuvuga izina yigeze ajya gukora ubukwe none arangije irari ramufata cyane afata arangije arasambana mbere yuko akora ubukwe noneho amaze gusambana umunsi reba ku gatandatu abantu bari aho ngaho baricaye yambaye agatimba undi yambaye ikote umuntu ava hari umwuka aramuterura kandi icyo gihe arakira umuvugabutumwa reka atari umushumba cyangwa yari umudiyakoni umwuka aravuga ngo ndavuze ngo niwambara iyo meta ndagutsinda aho ngaho banza watura ubusambanyi Zaburi ya mbere umwami wacu Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino ku isi nkunda kubifuriza amahoro y'Imana kuko amahoro y'Imana twaje gusanga ko ari cyo kintu utabasha kujya ahantu ngo ugure ndabizi hari abantu badukurikira bari ku migabane ya Amerika Aziya Iburayi Afrika rwose yose ndabizi muradukurikira cyane cyane abantu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje mu izina rya Yesu uyu munsi ngize umugisha wo kongera kwicarana n'umukozi w'Imana Yesu ashimwe cyane tuguhaye kaze kuri Zaburi ya mbere TV yego murakoze cyane ngiye tugiye kubana tuganira n'umukozi w'Imana nitwa Daniel nkuko bisanzwe muranzi ni umugisha kuba turiho tudapfuye tutishwe n'ibyaha tubasha guhamya izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni ubuntu twongeye kugira uyu munsi Imana iduhana umugisha nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Zaburi ya mbere TV ndagusabye ukore subscribe niba ngombwa iki kiganiro gisharinge ku nshuti zawe mu magroupe WhatsApp Facebook n'ahandi wabona cyabasha kubyara umusaruro Yesu aduhana umugisha mukozi w'Imana amakuru ki ni meza turakwishimiye nanone murakoze hari abantu bakubonye ari ubwa mbere watangira bibwira wenda aho gake yego nitwa Nkunziza Augustin Rwamagana ndashima Imana ku bantu batamuzi uyu mugabo yitwa Nkunziza dusanzwe dukorana ibiganiro
cyane cyane by'ivugabutumwa, ubuhamya, arakijijwe ni umugabo wo guhamya ibya Yesu Kristo. Reka tumusabe atangira dusengera tubone gukomeza. Kari mukozi Imana. Nanone Imana turagushimye, tugushimiye kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana twitaho ibihe byose. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko tukiriho, tugushimiye ko igihugu cyacu cyose cy'u Rwanda cyose gikomeje kukinda ndetse n'isi yose ikomeje kuyirinda, ndetse n'ahajya hari ibibazo kandi ndabizi neza kuzabirangiza kuko uri Imana. Reka aya masaha ubwo iki gicamunsi nibwo wajya gumanuka ukabana natwe, reka ubane natwe mu biganiro tugiye kugira, kureho imigambi Satani afite kuri twe, kubite hasi ikintu cyose cyaduhagurukira. Mwuka w'Imana azazenguruke adufashe kandi ubusobanuro bwose buturuke ku Mana, kandi ibyo tuvuga bihora abantu, biboha abantu, ahubwo bibe ibibohora abantu babohoke, abantu bakire, abantu bakizwe, abantu bamenye Imana, abantu bamenye inzira z'Isiyoni, bamenye inzira z'ijuru, bamenye basobanukirwa iby'ijuru. Tukubise hasi ibintu byose byaboshye abantu, bakaba baboheye mu bubata bw'abadayimoni. Reka abantu bose babaturwe, ndetse iki kiganiro abacyumva bose babaturwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuka arakomeza azenguruke kandi ukomeze wigaragaza kuri Imana. Ndabizi neza kuje kudushyigikira, yaba Daniel ukamushyigikira, nanjye ukanshyigikira, mwuka w'Imana agakomeza akadushyigikira. Kandi ibyo tugiye kuvuga reka byubake abanyarwanda ndetse n'isi yose, abadukurikirana bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda bose badukurikirana babashe gufashwa n'ibyo tugiye kuganira mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Nkunze ugisenga nkunda umwuka wera. Ugisenga numvisha ijambo tugiye kuganiraho aribwo rije. Topic nibwo ubonetse. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Nk'umuntu ukijijwe, ngenda rasa ku ntego, ntabwo ndi buce ku ruhande. Wakirijwe muri ADPR, nibyo? Yego. Waduha urugero wenda rwiza rutoya, ukizwa muri ADPR byari bimeze bite? Ukizwa umunsi wa mbere ukizwa wenda naguha kubamya gato cyangwa ujya gukizwa, niki cyaguteye kujya kuba ari ukirizwa? Nicyo numva shaka kuvuga. Njyewe naragiye, narifite ibikomere bya data pera umusazi, njye mpora mbivuga. Yego. Bashiki banje bapfa batonyoka babaroga. Ndangije narifite igikomere cyo ko ntashaka, mbega ntasambana. Nkumva sinasambana kugenda byara abana hanze. Ntago byari uko ntinyo, yari umugore wa kabiri. Kandi data yabyaye abana batandukanye. Ariko ndakubwiza ukuri, data pera umusazi. Mama arangije nawe agira trauma. Abana bapfa batonyoka. Urumva rero ubuzima bwose nakuriyemo, nakuranye ibikomere. Ntago rero kuko nakuriye Buswayirine, nakuriye hano mu maduka Buswayirine, dukura turumeze nk'ubwana bw'ububobo. Urumva mama niwe wenyine, data yabaye umusazi, yapfa ari umusazi, kibanje. Urumva byari ibintu bibabaje. Rero nanjye gukuramo gake, natangiye kwiga kunywa ibintu by'ibitabi, ibintu by'inzoga, nkagenda aranywa inzoga, nige naraga mu kiraro, ariko nkabisha, ariko nkabikora kuko iyo nitekerezagaho byabaga gutyo. None nzagura n'umuntu aravuga ngo mbaye imbwa, kandi ko twahora na Copedo hano hafi aho turi, abahazi barahazi. Umuntu arakubwira ati uranze ubaye imbwa, arambwira ati nkunzi ntacyo uzimarira, uzapfuriye imbwa. Inzoga nari imaze iminsi 2 nywa inzoga 3, nahise inzoga zinshiramo. None ndatekereza ndavuga ati aho ndise ndi buhavuge kubw'umutekano wanjye. Nabonaga ntacyo bamarira kuko twirirwanaga n'abantu tujyana nyine mu rugomo, mu abakobwa, mu mabuwate, mu byiniro. Mbona iryo dini ntacyo ryamarira. Nekeza kurindi nari nzi ry'iwacu, naryo mbona ntacyo ryamarira. Ntekereje ku madini yose, mbona ibintu byose biranze. Ndavuga ni rihe dini nzajyamo rikankotorora, rikancunga, rikankurikirana, rikamenya najya nkora ikosa rikanyobora. Rero naje kujya muri ADPR. Ari umuntu ukubwirije se cyangwa njyewe uwo muntu anyisimbwa, nahise numva nshatse kureka ubwo. Umva nararaga nk'inzoga, nkirwa nk'inzoga. Ndavuga ni irihe dini najyamo, kandi iryo dini rikaba ari idini rizabasha rikagufasha. Najya kunywa inzoga akabona ko ngiye kuzinywa, bakankura mu bubwa, nanjye nkaba umugabo. Nahise mbona ko ari ADPR. Nagiyemo bwa mbere, ngiyemo Imana iravuga ako kanya. Baricara, Imana iravuga ikuvugaho. Urumva sinigeze nsambana, ariko ibikomere nakoraga nkabyo.
urumva ari kuntu mwakoraga nk'urugomo rw'abana ngo mukajya kwikinisha nkabikora nikinira. Hari igihe twajyanaga abakobwa najya gusambana nawe namwambuye nkibuka ibikomere nawe nkabyihorera. Ushaka kubyarana nawe. Noneho rero nicaye nibyo bandondoye. Avuga ati mva musore wowe wicaye inyuma umva ko Imana ivuze. Turakwikinisha. Turi ubusambanyi. Mbega baranyatuza kweri. Ndangije ndahaguruka njya gufata wa muntu wari uyoboye. Ndavuga wowe naba narasambanye wanjejwe ni ngombwa ngo abantu barenga igihumbi harimo abantu bo muri economique harimo abakobwa harimo abadamu. Ko nabeza uvuga uti barambonye. Ndacyari agasore kakagira ikindi buntu. Ndavuga ati wari usanzwe umuzi se uwo muntu wari ukwata. Oya ntawe nari muzi. Urumva nayicaye muri icyo cyumba. Bibwiwe niki? Abese ngo ahubwo njyewe naranabipinga kuko njye se urumva ko gusambana narabitekerezaga nkanabigira ariko simbikore ijana ku ijana. Ubwo rero numvaga ko nabikoze. Kwikinisha nkabikora simbikore nkumva sinabikoze. Noneho we rero umwuka yagaragazaga n'ibyo natekereje mu mutima n'ibyo nagambiriye gukora byose abita hanze. Ndavuga ngi sinikinishije sinanasambanye wanjajwa. Bajya kumwataka baramfata ari benshi baragenda barambwira ati baramugura baranganiza ndarakara ndikubita ndataha. Maze gutaha ndyamye mu kuryama kwanjye rero Imana yakomeje kunsura. Imbwira ati nicyo gihe urumva so ubuhamya. Ubwo nenge bw'ubuhamya bw'ijuru kuntu Imana yaje reka byombe mbiretse. Rero tutaravuga byinshi ubwo baje kumbwiriza ndagaruka barambwira ati wowe uze kubyatura. Ibyo bakwatuza byose ubyature. Bari batarangira aho bagera ku mwana w'umukobwa wo muri economique wigaga muri economique arakana ko kakadusa kagakobwa karebye ku ntara gasore nambaye agakoboyi inamba yakanuza kafungiye hano ubwana bw'ubukobwa bwande bakavuga ati kari agasore kweri. Ahita ngo wa mukobwa ngo atura ubusambanyi. Umwana w'umukobwa ngo ariko ngo numva ibyo bintu uvuze ntabizi ntago nasambanye ngaho. Ndavuga se yabimvangiriweho reka nawe amubeshye. Umwana w'umukobwa ati ntago nasambanye. Ati Imana iguha ikimenyetso. Ati ni ikime. Ati pfukama Imana ikigushye. Umwana arapfukama. Ndeba mu bantu barenga nka magana. Umwana yubitse umutwe ashyira hasi umutwe kwa kundi umuntu apfukama. Najye vandatere kunikaraga. Niko yikaraze amajipo ajya hejuru imyenda ijya hejuru Imana imwikarajya nta mukoze mbirebye ndavuga. We yarapfukamye yubika umutwe. Noneho we iramukaraga yikaraze nka vandarateri. Urumva we yajyaga kwatura akandeba. Vuga ati musora wenda yanambaza neza nabone ko ndi umusambanyi. Yari karaze nk'isaha yose. Noneho abateze amatwi yumvaga avuga ngo Imana ibara ubusambanyi we ngo Imana gutanyica. Ndaje shaka Imana haniri ndayibura. Mbona Imana ko ibintu bimwana arimo arikaraga ndavuga bira n'abadayimoni barabwisha ahubwo mukanya ninjye bagiye kujyamo. Nsoba umuntu arazaranye gihe ati saba dayimoni yanze kwatura n'Imana yari imwishe kandi nawe nutatura wowe ihera kwica. Ndavuga Imana y'abarakore y'abapeni ranyica. Nahise ngimbere ndavuga Imana ibara gusambana Imana ibare kwikinisha Imana imbabare kujyamo mbega natura ibintu byose nubwo babwishe. Uvuga uti ranyica nuzura umwuka wera numva ntangiye guhimba. Numva ndabohotse njye kumva Imana isokye umwuka wera. Ni nabwo natahaga hashize iminsi 2 nanjye baranshika nkuko bashitse data njya mbibwira abantu. Ariko nuzuye umwuka wera mwishi numva nanjye nakora. Njye ko mbona umuntu antwaye imodoka angeza mu matongo y'iwacu inyinjiza mu nzu. Anyinjije mu nzu njye nsanga umuntu runaka nabwo kumuvuga si ngombwa nsanga ari ku gacuma arimo arakubita ibinyuguri. Ahita noneho ahita anyuka ya myotsi bisanga wuzuye umwuka. Ndaje mvuga muri zandimi nahawe bya bintu biraturagurika aje kumfata birashya. Hano ubuntu butangaje. Nsohotse hanze umuntu arambwira ngo Nkurunzi reka nkubwire amateka ya papa wawe. Arambwira ngo papa we kugira ngo amugire umusazi baramujyanye mu inzoga arasinda bamuraza y'abagore barara bamumurika bucya yabaye umusazi. Ati nawe rero ijoro bashaka kugira umusazi. Niyo mpamvu tubwira abantu n'abantu bashaka bakizwe neza. Nibyo twirirwa turwana nabyo. Gakiza Nkurunziza. Urumva akamaro ko gukizwa. Iryo joro ni ukuvuga ngo nagombaga kuba umusazi nanjye nkaba nka data. Ariko iryo joro datarambura. Nanyuze muri cya kidendezi. Rero kuva icyo gihe nahise mbona inyungu zo gusenga. Nahise nkizwa kandi koko Imana nanjye inyuzamo gwahise ngira umunyamwuka. Nangira guhanura nanjye bya nintangira kubibona. Nangira gushurirwa. Ijambo ry'umusaraba kubakizwa ni imbaraga z'Imana. Ariko kubarimbuka no ubupfu. Mukizwe neza cyangwa mubireke. Ubwo rero igitangaza. Icyo wenda nabwira abantu Pentecote ya kera iyo winjiraga mbega winjiye mu cyumba abantu babaga bareba.
kandi none igitangaza ari umushumba ari pasiteri ubu dusigaye dusoma muri agenda tukajya ku nuza tukajya kubishaka dushaka kugira ngo tubone ijambo tuzigisha ku cyumweru. Ubundi umupasitori wa kera wa Pentecote yarasengaga ku wa kane agasenga ku wa gatanu, ku wa gatandatu Imana ikamuhishura ijambo azigisha ku cyumweru. Yaryigisha ku cyumweru abantu bagakizwa, abantu bakabohoka. Icyumba cy'amasengesho bayaga yuboye icyumba yabaga ari umunyamwuka ku buryo Imana imwerekaga iryo teraniro, umurangi yazaga yamubonye, uwasambanya akaza yamubonye. Aho niho nakuriye ngura ku mwimerere w'umwuka, harimo abantu buzuye umwuka wera, nta muntu wishushanya ubamo. Hari umushumba umwe simuvuga izina yigeze ajya gukora ubukwe, none arangije irari riramufata cyane, afata ko arangije arasambana mbere yuko akora ubukwe. Noneho amaze gusambana umunsi reba ku wa gatandatu abantu bari aho ngaho baricaye, yambaye agatimba undi yambaye ikote, umuntu ava hari umwuka aramuterura, kandi icyo gihe arakira umuvugabutumwa ariko atari umushumba cyangwa yari umudiyakoni. Umwuka aravuga ngo ndavuze ngo niwambara iyo meta ndagutsinda aho ngaho, banza watura ubusambanyi. Imana mwatuje ubusambanyi ariko wa gatanu Mana we ari kumwe n'umugeni, ari kumwe n'umugeni arangije arahaguruka aravuga ati umugore wanjye nambabare naraye nsambanye. The shadow prayer manda araba ngo nasambanye kerere. Imana iravugaga igahishura, ubu bikoze ubihanuye igashura iby'igihugu, abantu bagasenga, igashura iby'amatorero. Abantu ejo umuntu yarambajije arambwa ngo ko amatorero akiri makeya abantu bakizwaga, kuki amatorero yabaye menshi abantu bakaba barimo kubivangavanga. Rero itorero rya mbere tukira hose ubona biterwa n'iki? Biterwa n'iki? No kuvuga nigeze tuga wenda ntago icyo kiganiro twagikoza ko n'iki gishongira uvuga ngo umuntu akiririye, umuntu wese yarahungwaga akinjira mu mazi yuzuye umwuka wera, yavagamo uwakera apfuye. None muri iki gihe n'ubundi ukubatiza arakubatiza nk'inzoga, arakubatiza sambana, arakubatiza n'umunyamagabo, n'ubundi ibyaha byose arakujyana mu mazi akakujanduramo, n'ubundi ukibifite ukabijandukana, n'undi akaba ari musambana ariyo mukora n'ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero uko abantu bavuye hariya n'ubundi amazi waracyatose, ntabwo bavamo ngo umurwe n'umwuka wera, ahubwo bajya mu mazi n'ubundi by'umuhango bakitirirwa amadini runaka, ariko ntibareke ko. None se burarirwa nizikora ibintu byose ntabwo bareka gusamba, ntibareka kuvuga ngo barajya mu mazi ntibapfe, ntabwo kamere zipfa ahubwo zirazuka. Nicyo kituma rero n'ubundi bari hanze ariko na adirese yo kwinjira mu idini, ariko n'ubundi batarapfa ngo havuke abashya, bigatuma karande zibazamukamo. Hanyuma iyi minsi turimo, yego iyi minsi turimo nk'uko topic umwuka wa yaraduhaye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Ubona ari bangahe basigaye bahagaze rwose? Bahagaze igihe kimwe Eliya yaravuze ngo niwe usigaye, ariko Imana iramusaba ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari abantu bakunze ijuru, hari abantu bakunze ijuru, ariko hari n'abakunze ubutunzi. Kandi icyo cyatwishe abantu barajya gucisha impana bakiyitirira Kristo. Maze iminsi numva ibintu bikambabaza. Muri iki gihe urajya ku muntu araba umuhanga akabwiriza akajya gute bakamutumaho, nabyo n'umutekano wanjye. Bamutumaho bakamuzamura akamuha amafaranga akamuhinuza, ari uburyo bwo kumunamura. Bakamujyana bakamushyira ahantu ngo arimo araruhuka, bakamushyira ahantu ngo arimo araruhuka, nabwo n'umutekano wanjye. None ngo yaharara Imana yagiye ibihishura bano banyamwuka, akarara ahantu bakamutuma dayimoni musambanya, akagaruka akavuga iby'umwuka agahikinga akaba kuri YouTube akamenyekana akaba icyamamare, ariko yarajyanye igihango n'abadayimoni. Kubera iki bamwijije mu muryango? Kandi wakumvise? Nakumvishe. None barimo aravuga Imana ariko bafite n'ibindi bihango. Nicyo cyatumye rero ubu gusobanukirwa. Ariko Yesu yigeze avuga ngo mu minsi y'imperuka ngo azaduka abahanuzi b'ibinyoma, ngo amadini menshi, ngo ariko bazavuga ngo Kristo ari hariya, ngo muramenye ntimuzajyeyo. Ni ukuvuga ngo rero abantu barushijeho kurusha gukomeza kuba babi. Ejo umupasiteri twaraganiriye aracyagerageza kuba mu mwuka w'Imana, ariko niba barimo baramugenza cyane kuko bagenzi be barapfuye arabibona, Imana yabeshurira kugeza naho bapfa bahagaze cyangwa byo gupfanya. Ni ukuvuga ngo hari abantu b'intumwa za Satani kubw'umutekano tubavuge, ariko abo bantu bashinzwe gufasha abandi. Ni ukuvuga ngo iyo akubonyemo impano z'Imana, umwuka w'Imana, baragutumira ukajya ugatuta ukabwiriza, bakwiga bakagufasha, bakareba ikibazo, niba ari inzu ukeneye bakayikubakira, niba ari imodoka bakayiguha, baragukorera ibintu bishoboka. None hari nabo basohokana akagera akabashakira za rogi,
akarara ahantu hoteli ahantu haryoshye ngo ubwo yaruhutse kandi atuye muri kandi bamushakisha bashaka kumugusha, ariko ibikorerwa aho ngaho nibyo bituma umuntu apfa mu mwuka akaza. Ubu abantu twari twiringiraga twabonaga ari abanyamwuka bose bamaze kuvamo amaso. Kubera iki hari abandi bafite ubushobozi bakabashukisha ubushobozi, bivuga ngo abantu bahahamutse barashaka kumenyekana, barashaka kubirangirire, barashaka kubona amafaranga, kuko rero babishaka hari abarimo kubibaha ariko bagakomeza bakavuga imana badafite, bakavuga imana itari yo mu ijuru. Niyo mpamvu uvuga ngo ntabwo ibi bintu biri mu idini runaka, ntabwo turuvugira idini runaka. Nk'ubu reka mbabwire ni ukuri, hari Mutenderi abana bigaga Mutenderi, abana bigaga Mutenderi noneho bajyaga bicara bakavuga ngo aba Pentecote, hari amacacu, hari amadini menshi nyine bagahuramo Protestant, ariko abana baba Pentecote babaga ADEPR, babaga bafite umwimerere wabo aho barimo gusengera. Ugasanga imivugire, imirebere, imigendere, imivugire ugasanga batandukanye n'abandi bantu n'imbuto bera. Bene tuvuge nk'urugero, iyo usomye ugasoma amateka usanga igihe cy'abacamanza, iyo habaga ari umucamanza cyangwa habaga ari umuntu bari imbere, n'igihe cya Samweli yaragize, wenda reka dusome Samweli, yego reka dusome Samweli wa mbere ibice byaho 8 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Yego. Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza b'Abisiraheli. Imfura ye yitwaga Yoweli, ubuheta yitwaga Abiya, bari abacamanza b'i Berisheba. Ariko abahungu be ntibagendana ingeso nk'ize, ahubwo bakiyobagiza gukunda ibintu, bagahongerwa bagaca urwa kibera. Nuko abakuru b'Abisiraheli bose baherako baraterana, bwabo bonyine baraterana, basanga Samweli i Rama, bamusanga Samweli i Rama, baramubwira bati dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe, none rero utwimikire umwami ajye aducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati uduhe umwami wo kujya aducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati erega emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze ahubwo ninjye banze ngo ntaba umwami wabo. Amen. Arumva ko kantu ntago ari wowe banze, ninjye banze kujya ntaba umwami wabo. Bivuye ngo wabaga umucamanza cyangwa wabaga ayoboye icyo gihe, umwuka w'Imana yaramanukaga akamujyamo akababwira ibyo bakora. None n'ubwo ngo siwe bari banze Samweli, ahubwo Imana niyo banze. Baravuga ngo noneho twe turabigusabye, turashaka umwami uzatuyobora, turashaka gusa n'andi mahanga, turashaka gusa n'Abafilisitiya, turashaka gusa n'Abamori, turashaka gusa n'Abahevi, turashaka gusa nk'andi mahanga, turashaka gusa nk'andi mahanga, nk'andi mahanga, tukagenda nkabo, tukabeshya nkabo, tukavuga amagambo nkabo, tugasambana nkabo, tukambara nkabo, tukarya nkabo, tukajya mu inyama z'inonorano, tukajya mu bapfumu, tukabeshya, tukambara amapantaro nkabo, tugashyiraho amaherena, tukayagira amazuru, tukagira, tukitukuza, tukihindura. Turashaka gusana, bibagirwa ubwoko, bibagirwa uburyo Imana yajyaga imanukira muri Samweli ikababwira, ikabaganiriza. Bageza aho Imana barayanga, baravuga ati oya, twebwe turekure twigenge, ibyo byo kuhora mutuboha muvuga ngo tuzajya twambara amapantaro gusa, ngo tuzatwambara ibigutiya bigera ku birenge, tuzajya dushaka gushyiraho amatiro, turashaka gushyiraho inzara, bega turashaka gusa n'abandi, tukaboka, tukajya muri korari, tukinjiramo tubohotse, twambaye uko dushaka, twambaye mini, tukagaragaza amaguru yacu. Barashaka gusa n'andi mahanga. Aravuga ngo Samweli turize, ntago we banze, ninjye banze.
umwimerere bari bafite, uburyo bajyaga, uburyo umwana yafataga natirere akayifata akagenda akisiga amavuta gikotori kamubera, ariko babonye akazi bibagiwe uburyo atabashaga kugura n'amavuta 300, uburyo kuko yabaze kugira ubushobozi, yabonye akazi yicaye ku ntebe, ku buryo yabonye avuga ati nanjye nabonye kujya nibasha kwikorera imisatsi, nabonye kugura ipantaro, ariko se ko Imana imanutse ije gusaka, ko ije kunyaga, ije kwaka, hari ibyo ije gukubita hasi, hari ibyo ije kuzamura. Ariko ndimo narabishaka bose muri ya dini niba bikore, niba ndumva mbikeneye kugira ngo ndebe umurokore, ndebe umuntu wari ufite irari riturike rijye hanze. Umuntu yabwiye ndaramuga ngo rero mbona ngiye kuva muri ratore, ngo ariko ndabiretse ngo kuko numvise ngo nabo ngo tugiye gusa n'abandi, tugiye gushyira amapantaro, tugiye kwigenga, tugiye gusukwacu, natwe tugiye leshas, tugiye guhinduka duse n'abantu. Noneho nditinzemo nubwo kuri inshuti yanjye. Rero icyo gihe twari tuvugiye kunda abana babaga bariho, bakaba bicaye, wajya wanabicaramo isoni zikakwica, susa nabo, niwambaye nkabo, ntugenda nkabo. Mukristo ngo ageze ku isoko muramumara, ngo babonye imyambaro yambaye uko asa babona ko atari nkabo. Rero abantu barashaka gusa n'abandi, barashaka guhinduka. Niyo mpamvu usanga none abantu bose babishyize henuze, babanje kubikora mu ibanga, bakafata ibituta bakanyereza nijoro, bwacya bakongera bakajijisha, bakagira gutyo ugasanga umuntu afite igisatsi. Noneho niba byerure badefirize ku mutima, badefirize n'inyuma, bambare za mpini, basambane uko babishaka, bamwizo uko babishaka, bahinduke basi, kuko ni Imana banze. Imana yagendaga muri bo barayanze, barashaka kwimika umwami wabo, barashaka umwami wabo ari we Satani. Uriya hari wagira atya agatera amabuye ubuyobozi bwa ADPR, ubuyobozi bukuru, yego, bwafashe ndakira cyemezo cyo gukomora bimwe na bimwe kagira ibintu bikorwa. Bishatse kuvuga ko ntagira utera amabuye barayabayoboza, ahubwo bimaze igihe bitutumba mu bakristo nguko abisirayeli bagabo bigometse ku Mana. Urumva Samweli byarabarekuye kuko Imana yavuze ngo nibabarekure. Buriya nawe ashobora kubarekura, sinzi ibye, ariko ashobora kubarekura akavuga ngo mugene mwigenge, mugene mukora ibyo mushaka. Yego, nawe ashobora kuba, ariko kubw'igitutu cyo barimo kumubwira, ariko nawe akabikora. Nutagira gutya turagira gutya. Ariko ashobora no kubyanga, kuko niwe mwungere ubari imbere. Ashavuga ati ariko mwimerere murabibagiwe, mwibagiwe muri bo, kandi bamaze kubyemererwa. Bamaze kubyemererwa nyine, urumva nawe ashobora kuba yabishyigikiye, kuko umuntu n'uburenganzira bwe. Ashobora kuba wenda nawe yakomye amashyi akabishyigikira, biturutse wenda n'impamvu ye ntabasha kumenya, kuko ntiyasanze ngo ayinganize, afite impamvu ye nazi. Ariko kugeza uyu munsi inama z'Imana zari ziri mu rwuri, zirishiriza mu rwuri, none bazihaye urwaho, barimo baracamo ibyanzu bibaye byinshi, ibirura byarinjiye. Nta nubwo ari umunsi, nta nubwo umusatsi ari wo ngombwa, ibirura byari byaramaze kwinjira. Umusatsi si cyo gikuru, ibyinjiye ni byinshi. Ubusambanyi bwarinjiye, ubutinganyi bwarinjiye, ibyaha byose byarinjiye mu bana b'Imana. Abana b'Imana baraguye, abana b'Imana barangiritse. Imana yigeze inyereka igikoko gifite amashami menshi, ngo gifite iminwa myinshi, kikajya kiruka cyaruka ku muntu akahita ahinduka. Ugasanga umuntu wari ufite umwuka wari wuzuye akahita umunyamubiri, akumva irari ry'isi riramutwaye, akumva arashaka kwambara neza, akumva arashaka kurya neza, akumva iki, mbega cyarabarutseho, cyarinjiye kiraruka. Abo cyarukagaho bose barahindutse. Rero abantu bapfuye kera, abantu bahindutse kera, banyereye, ubundi babanje kunyerera ku mutima, noneho bagiye no kunyerera akari ku mutima agasesekara no niba bikorera. Ariko nakunzemo ikintu kimwe, ngiye byaranejeje, nibwo nshaka kureba. Nezejwe nuko abantu bagiye kumbuka, nejejwe nuko abantu bagiye kubakumurira, abantu no tukareba umurokore nyamurokore, tukareba noneho kora akantu vuze reka ngagaruke. Uri umwuka wera ndamwemera, umwuka wera umufasha mwiza cyane uruta ibindi byose. Mu bintu byose uzahomba ntuzahomba umwuka wera. Dawidi amaze gucumura, amaze gukora icyaha, Imana umunsi umwe ngo ishaka kumuhana. Yego, iramubwira iti nubwo wagira ute ndaguhana. Mana ati Mana umpane umpondu ugira ute, ariko mbabarire ntunkureho umwuka wawe wera. Umwuka wawe wera rero ndabinginze
mwambara ubusa mugira gute ariko umuntu ufite umwuka wera asengera agumane nawe. dore ikintu abantu barimo gushaka. Iyo dusomye mu Barome ibice 2:7 harya batubwira ngo iki? Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 7. Yego. Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 7 dusome mu izina rya Yesu. Abashaka ubwiza, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Abashaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana yo mu ijuru izabitura ubugingo buhoraho. Noneho bo barimo barashyashyana, turashaka gusa n'andi mahanga, turashaka kugira ngo twambare amapantaro y'amacupa, turashaka kugira ngo tukebere hano, turashaka ibiro byacu bigaragare, turashaka gusa nk'andi mahanga. Ariko Bibiliya itubwiye ngo icyaba bake bazasigara batarapfukamira Bayali. Ayiwe umurongo wa 8 se kuntebwo ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvira iby'ukuri, ntibamara kumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, ahubwo barimo barashaka gukiranirwa, izabitura umujinya. Icyambere imanuye kugira ngo imanure umujinya wayo n'uburakari bwayo. Ibi bintu barimo gukora ntibabikore, biravuga ngo barabikora ngabihorera bakagira ngo manywe nawe nzabishyira imbere y'amaso yabo ko bikurikira. Hari igihe bazicuza kugaruka ariko bitagikunda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kumvira biruta ibitambo. Nibuka umunsi umwe nkimara kubyuka aho nari naraguye mu isayo gahinda gasaze reka mbyite gutyo. Yego. Umwuka wera umunsi umwe yaransanze nta cyaha nari nakoze. Ariko Imana yagira ngo harirebe ko nyumvira. Yego. Nari mvuye kugura uduparufe 2. Hari ukuntu ubona akantu rwose ukabona ntuzongera kukabona. Hari uduparufe nakundaga ngura ka mbere mbona nshobora kuzagaruka simbone n'aka ngura ka kabiri ngura ari 2. Yego. Ndagenda ndatubika mu rugo. Ninjoro umwuka wera aransanga ngo izo parufe genda zujugunye muri toilette. Se parfait ko sanzwe nyikoresha ko na mugenda ujugunye muri toilette ndagenda rajugunye kumvira umwuka. Noneho nyuma ntegereza ibizakurikira. Kubera iki kumvira umwuka, kumvira ijwi ry'Imana. Muri Imana ishobora kuba yararebaga gabona natangiye kwishyira hejuru cyangwa hari aho zakitera kakagusha umuntu cyane, nanyura ku muntu atayiwe agacumura, sibyo? Imana ndayikunda cyane. Iturebereye kumvira kuruta ibitanga. Muri ibyo rero ngo jya wumvira umwuka w'urukundo, amen, naso nuzagira nubona. Amen. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo. Hepfo 8 hatubwiye ngo 8 hatubwiye ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ariko abafite imitima ntibumvire iby'ukuri, ntago bakeneye kumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, ahubwo icyo bashaka ni ugukiranirwa gusa. Izabitura icyambere imanutse kubitura umujinya, ntago urakara bana we. Niba hari ikintu kidatinze ibi bintu ngo barimo ariyongeza bakiyongeza, barashaka gusana n'imahanga, batangiye kwita bafite demarishe zabo, bafite uko bambara, bafite uko ariko Imana yagiye baha ibyubahiro. Umva ubuhanuzi, Imana yabashyize hejuru, ibaha icyubahiro, irabamenyekanisha, ibashyize hejuru, ibahaye imyanya, irabazamuye. Ariko nta kindi kintu kimanuye Imana ije kugushyira hasi, igutesha agaciro ku buryo ibyo byose ari umurengo ufite. Numara gushira uzongera kumbura umwuka, kumbure gukizwa, kumbure guhinduka. Ntago uyu muntu ntago waba uri mu murimo guhinga, ntago waba uri ibuka aho wari uri, ibuka handi wabaga mu rutoki, ibuka handi wabaga mu mashyamba, ibuka handi wabaga mu byaro. None uragiye ugeze Kigali, ugeze Rwamagana, ugeze mu Rwanda hose, uri muri Amerika, uri hehe, watangiye kumva nyine kushobora gusa nk'abandi kuko wikanze udufaranga. Ariko ayo mafaranga ni umubiri Imana yagutije. Imana izakora ahantu ifunge piyese zose, ubundi ushiduke wakwanya. Nuba wakwanya ntago uzabasha kuvuga ayo magambo no kujya kubikora n'iki. Ubusuza wakwanya ujye kubikora gute? Imana iramanutse, buri muntu wese izakora hababaza. Nawe izamanuka. Imana imanutse gukora ahababaza.
Imana imanutse gukora hababaza. Nta handi hantu hamanuye Imana. Nuko igiye gukora hababaza. Nibona ko umutwe ariho hababaza. Nigiye gukora. Nibona ko amaso ariho hababaza. Nigiye kwinjira. Nibona ko mu kanwa ariho hababaza. Nigiye gukora. Nibona ko umutima ariho hababaza. Igiye kwakora. Nibona amaguru ariho hababaza. Nigiye gukora. Imana ije gusaka mu nguni zose, imbere, inyuma, ku mpande, honesha de payement, sekodra shayime. Hose de neshayime. Hose izakora. Nta kindi kimanuye Imana. Samweli wa mbere ibice 15 murongo waho wa mbere ngo hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo uvuga. Uwiteka ube wumvira Uwiteka mu byo uvuga. Niko kumwihanangiriza rero nuko rero mu byo uvuga wumvira Uwiteka. Murongo wa kabiri Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nibutse iby'Abamaleki yego bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiriraga mu nzira bava muri Egiputa. Yego none genda urwanye Abamaleki ubarimbure rwose. Nibyo bafite byose, ntuzababarire ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Iterayimu. Hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'Abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya mu mudugudu w'Abamaleki. Bukeye Sawuli ajya mu mudugudu w'Abamaleki atumikira Imana. Ajya mu mudugudu w'Abamaleki nguko Imana yamutumye. Yubikirira mu gikombe cyabo arabataka. Sawuli agezeyo abwira Abamaleki ati yego nimumanuke muve mu Bamaleki yego ne kubarimburana nabo. Urumva ibyo Imana yamubwiye aravuga ati mwebwe mujye ku ruhande kuko ngiye kurimbura, ariko mwebwe mujye ku ruhande. Urumva atangiye ibyo Imana yamubwiye si byo atangiye gukora. Kuko mwagiriye imbabazi Abisiraheli bose ubwo bavaga muri Egiputa, nuko Abamaleki bava kuko urumva Imana yo yavuze nibutse ibyo babakoreye ubwo bangaga ko mwinjira. None waravuze ngo ngo ko mwagiriye neza. Urumva ko ururimi rwe rutandukanye n'urw'Imana. Ngo ubwo bavaga muri Egiputa, nuko Abamaleki bava mu Bamaleki. Yego Abamaleki oya ni Abakeni, na bwoko bwitwa Abakeni. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki bavamo, maze Sawuli yica Abamaleki ahereye Ihavira akajya Ashuri. Yego ukajya Ashuri hateganye na Egiputa. Yego afata mpiri umwami wabo Agagi. Yego arimbura rwose abantu bose inkota. Arimbuza rwose abantu bose inkota. Yego ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa zose n'intama nziza n'inka nziza n'indatwa n'ibiduhagire byose n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Yego hepfo bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli. Rigaruka kuri Samweli aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli. Nicujije iki kintu cyatumye nimika Sawuli. Ariko urumva ikintu kirimo nicujije. Yateshutse akanga kunyoboka. Ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara. Akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati Sawuli yasohoye i Karumeli kandi
yashingiye urwibutso, nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugari. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Yego. Sawuli aramubwira ati ubuhanuzi, Uwiteka guhire, Uwiteka dore guhire, nasohoje ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka guhire, dore ndimo ndavuga ubutumwa, ndimo ndahanura abantu, ndimo ndakora umurimo w'Imana, Ndi mu murimo w'Imana, ndimo ndabwiriza, ndimo ndaririmba, ndimo ndaririmba, ndi mu murimo wa data. Arangije Samweli aramusubiza ati oya, umurongo wa 14. Samweli aramubaza ati ariko uko gutamatama ibyo bintu kunza mu matwi, ibyo bintu kuvuga ngo washinze itorero, ibyo bintu ndimo kumva ni ibiki? ubwo busambanyi ndimo kubona kandi uzi neza iryo sindwe, ndimo kandi mbibona kubizi, barimo atanga icyacumi cyinshi, barimo aratanga amafaranga. Aba bantu nzi ubundi bimeze biti? Urumva Imana yamubwiraga ibyizi kandi nabo bazi. Uko gutamatama kunza mu matwi, ibyo ni ibiki? no guhogerana kw'inka numva bigenda bite? Ni ibyiki? Sawuli aramusubiza ati yego, bazivanye mu Bamaleki, kuko bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa n'intama n'inka n'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Amen. Wihakura minota yadushanya kundagira ngo mumve igisubizo. Nuko Samweli abwira Sawuli, arangije abwira Sawuli ati ba uretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye ijoro. Urumva we yashishije umuntu ariko ntiyashishije Imana. None reka nkubwire nanjye Imana yasanze. Aramubwira ati ivugire. Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isiraheli, Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, kandi akagutuma muri urwo rugendo, akakubwira ati genda urimbure rwose b'abanyabyaha b'Abamaleki, ubarwanye kugeza aho bazashirira. None ni iki cyatumye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki n'Abamaleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe i Gilugari. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byotswa n'ibindi bitambo kuruta ko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume. Uyu murongo ndawusubiramo. Umurongo wa 22 wa Samweli ibice 15. Samweli wa mbere ibice 15 umurongo wa 22. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byotswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira biruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. 23. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka
nawe yanze ko uba ku ngoma. nawe aguciye ku ngoma. soma 24 wumve. Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko. Urumva none aragarutse atangiye kugaruka ariko igihe cyamucitse n'amagabagabo yawe yego kuko natinye abantu ndabumvira. soma rero na 5. noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Yego. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba umwami wa Isiraheli nonaha. Rero soma hepfo wumve. Nuko Samweli agihindukira aho niho nashakaga harimo ipfundo. Yego. Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Hanyuma ubuhanuzi buramanuka. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isiraheli uyu munsi ayihaye umuturanyi wawe. Tele chance de doma. Ikindi uvuga ni iki? Ushatse kuvuga iki? Ubuhanuzi bushatse kuvuga iki? Ubuhanuzi icyo bushatse kuvuga, hari abantu Imana yahaye ibyicaro, hari abantu Imana yicaje ahantu, hari abantu Imana yimitse, hari abantu Imana yahe none bamaze kwimika ibindi bintu. Ibyo Imana yabasabye gukora inshingano zo barazibagiye, bafite ibindi bintu bariho kandi barabizi. Ubutamatama inyamibwa barakubye nibo baha icyacumi, akaba bizi neza hanyura, nibo baha amafaranga menshi no bagira gute. Abantu bizira byamaze kwinjira barabyakira, babiha intebe, babiha umwanya. Nta kintu kimanuye Imana, ntago bazihana ngo bikunde, kuko barimo bariyoberanya bereka Imana ko bari bahimbaza baramya ariko bazi ibyo bakora. Iyo ari Imana imanutse imanuye kubaca ku ngoma. Imana imaze kukonkobora. Nta comment ndibushireho, reka tugane ku musozo. Yego. Tugana ku musozo ngenda gira inama umuntu w'umunyamwuka. Yego. Yaba umwadepere, yaba umuporosa, yaba umukaturika, ndabazi barimo bishiti zanjye. Umunyamwuka ufite umwuka wera haranira kugumana umwuka wera. Haranira kugumana umwuka wera shiti yanjye. Nkurunzi soza usengera umuntu itorero ry'Imana muri rusange. Tunasenga buri muntu wese ahantu ari nagira ubwoba bw'ahantu ari. Urebe ko wari umeze mu myaka yashize, utazi kwambara inkweto, utazi kwambara ipantaro, wiga gusenga wuzuye umwuka w'Imana, ubana n'Imana iguha amasezerano meza, utazi no kurishikanya. Urya ibiryo biciriritse nawe urabizi, urasohokera muri hotel ushaka, urinjira mu ndege uko ubishaka, ahantu abakomeye barakumenye bagize ibyubahiro. Aho niho bakavuza Imana ukayigira. None nyamibwa byose urakubakuba, yarabwiye ngo irakuzamuye umwami w'Ahagagi n'ibindi, ngo wowe umukurure Agagi ufite wawe. Iyi nyamibwa uzikurure abo wimitse, ibyo urimo gukora, ibigirwamana urimo wijiyemo, ibyaha urimo gukora, ibyo urimo gusenga, kugira ngo urusheho kumeza kumenyekana no gutera imbere. Ibuka hahandi wari uri, Imana ikuzuza umwuka wayo uri hasi, irakuzamura aho yari kugejeje. None wamaze kwimura Imana. Nta kindi kintu nutabyumva ngo uhinduke uce bugufi, nta kindi kintu igiye kujya nka Sawuli. Sawuli yashatse kwihana nyuma, rero wacyafite amahirwe yo kwihana, ugasubira hasi, ugasubira ku isoko, ukongera ugakubita, ukongera ugatesha umwami w'Agagi ukamwica, inyamibwa byose ukakubita hasi, byose ukabyica. Niba Imana Bibiliya isobanura iki hariya? Ni igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa basabye inzira, bene wabo, urumva Abafilisitiya bari bene wabo, nabo bose bari mu muryango, bari inshuti. Abameriki bari inshuti, bari imiryango, bari abavandimwe, baravukanaga. Basabye gucaho baravuga ati ntago bishoboka, ngo iyo nziga Imana irayigira. Akimara kwimika Sawuli ntago Imana yamwimitse mugambi w'Imana, yavuze ngo ngiye kubaho ubayobora, ubategeka. Ubundi ijambo gutegeka, abategekesha igitugu, ariko n'ubundi nta kiza azabageraho. Haleluya. Nta kintu azabagezaho. Rero Imana yari imubwiye ngo genda, kuko yari ibizi ko atabishobora. Ageze rero hatangira guhinduka, hari abantu bagera hejuru ariko batari bishobora. Icyo nabwira umuntu nuko agenda agahananura
Imana yaguhaye misiyo yo kujya kuyivuga, yo guhindura, yo kwibuka aho wavuye. Genda wibuke, usubire ku isoko cyagiye kera, wibuke naho ugeze, wibuke kusiga. Ntiwari uzi kwambara ijipo, ntiwari uzi kwambara ipantaro, ntiwari uzi kwambara neza, ntiwari uzi kuba mu nzu y'amakara, ntiwari uzi kubaho ngaho, ntiwari uzi kwicara mu bantu benshi. Ntacyo wari uzi, wari uri hasi. Imana irakuzamu, igushyira hejuru, irakumenyekanisha, ikugira ikirangire. None irakubwira gusenya ibintu ntubisenye, irakubwira kubitasa ibintu kubitasa. Kandi nyuma yabwo niza nibwo uzabasha kuba ati rwose Imana igiye gufata do uko namwe ndabona ngo tushishimure. Imana igiye kugushishimura ngo kandi nta muntu uzabasha kugukiza. Tugiye gusenga Imana, ariko cyo nakibwira umuntu wese dukurikirana nuko ahinduka, akibuka aho yavuye, akibuka ibyo arimo, yangize Imana itaramugeraho, akabasha guhinduka umwami wa Gagi. Ndetse nibigirwa umwami wa Gagi nibikurimo muce mu ijambo uziko Yesu agiye kugaruka. Niyo mpamvu rero abantu bamaze kuba babi cyane, barimo gukora ibizira byahanuwe birimo bisohora umunsi ku munsi. Ibyo utarabona ni ibihese. Uziko Yesu agiye kugaruka. Uko byagenda kose Yesu araje. None ikindi kintu cyantangaje, abasenga mube maso kandi bakomere. Imana imirambwire temwe, mbona nandi arahumbye, mbaza Imana ngo nibiki. Iravuga ngo imanutse gusarura ibyeze n'ibiteze, manutse gusaka imbere n'indani, nje kureba Gagi, nje kureba inyamibwa, nje kureba ibiki byose, nje kuhananura ku buryo ngiye gukubita hasi. Imana inyereka abantu benshi bagiye kuvuga ati yonza kubimenya. Na Sawuli avuga ngo yonza kubimenya, yaza kubimenya, ariko yashatse kwihana. None ashaka guca bugufi. Uwo yabeshyaga Samweli, ariko atabeshya Imana. Imana iravuga ugira ngo cyaha gihe Samweli avuga ngo ugira ngo sinari kumwe nawe. Imana yansanze bwira gutya na gutya, nibwo yabashije kwihana bitagikunze. Turabwira umuntu wese udukurikirana haba mu gihugu yaba no hanze yuko Imana, umuntu wese umwe kutwumva n'utatwumva, Imana ifite ukundi kuzabisobanura. Nudaca bugufi ngo ugire ibintu usenyagure kubita hasi, Imana yakwimitse gushyira hano, ariko wari yibagiwe. Urashaka gusa n'abandi, urashaka kumenyekana, urashaka kugira ibyubahiro, ukemera ugakora n'amakosa urimo kubabaza Imana. Imana iraje. Kandi twabonye icyubahiro, ubwiza no kudapfa. Ababishaka mu bikore mu bishake mukora ibyiza mudacogora. Imana iguhe umugisha. Sengera umuntu, sengera abarwayi, itorero muri rusange. Mana warivugiye igihe kimwe Eliya avuga ijambo rikomeye ngo 7,000 bitarapfukamira Bayali. Abisiraheli barangije banga Samweli avuga ngo turashaka ngo uduhe undi mwami uzabasha, uduhe umwami duse n'andi mahanga, tumere nk'abandi, duse nk'abandi. Ariko ndabizi neza ko uri Imana iri hejuru y'ibintu byose. Bashaka gusa nk'andi Sawuli akimara kuba umwami umutumye aribagirwa, atangira kurokora, ariko umanutse uramuca, uravuga ngo ingoma yihaye umuturanyi we. Hari abantu ugiye guhananura, hari nabo ugiye kuza, ariko ndagushimira ko hari abantu bagikunze ubugingo, bagikunze ijuru, kuko wowe ugiye kuza, Yesu agiye kuza, bituma rero bakunze ubugingo, bituma bakunze ubugingo. Hari n'abantu bari batangiye gusubira inyuma, ariko hari ibintu bagiye guhananura, umwami wa Gagi ndetse nyamibwa n'ibindi n'inama n'ihene n'ibiki byose, ibintu bidafite umumaro byose bagiye guhananura, bagiye gutangira gukora bagutinya kugira ngo bazabone ubwami bwawe. Dusengeye umuntu wese watatswe n'ibiza biriho muri iki gihe, byamaze kumusatira, ari mu ishuri ndetse ari mu ntambara nawe atamenya, akisangamo kanseri. Ndimo ndabona kubwo guca bugufi hari kanseri ugiye ku restansiyemo presande stayire lo bresansere gro hari kale chance de kanseri obesayine ugiye kukuramo kodestansone gro yaje sho ryarwaye ugiye kujyamo edostifo Imana. Uriya musatsi watangiye gufukana batazi byari byatangiye muri diabete kre chance de dome ugiye kumanuka kugira ngo wikorere. Uriya muntu urwaye amaguru ibyo bamuteze akaba yarivuje cyane no mwapfumura, ndetse amaguru akaba arimo gutonyoka, akaba yarakwa, akaba yararwaye paralysis, akaba yararwaye munda, akaba yararwaye umugongo, akaba yararwaye umubiri wose ide chance atabasha gusobanura ibyo arwaye, ndetse ajya mu itero aramunanirwa asubira mu rugo. Uyu muntu uri mu bitaro, uyu muntu uri mu rugo, uyu muntu urwaye, uyu muntu warembye, uyu muntu waheze hasi, turasenze dusengeye imitima y'abantu benshi bamaze kwiheba, bamaze kumva ko byabo birangiye. Ugiye kugarura Yesu ubwiye Ezekiel, uramubwira amagambo akomeye muri Ezekiel 34. Uramubwira ngo Ezekiel we, ngo hari abantu bakongera bakabaho kandi bari amagufwa, ariko arajya ngo ni wowe ubizi Mana, ni wowe ubizi. Aravuga ngo bari wo bahanurira Mana we, aba bantu reka babaye amagufwa nibongere bagaruke, nibongere basubira inyama, nibongere bice urukundo rw'Imana, bibuke kugiye kuza, bibuke kugiye sigiye kurangira, bibuke kintu bya Mana we. Aba bantu bamaze gutana bayibejwe n'abandi, nibagarure uba bereke inzira kuko uri Imana. Kiza indwara zitandukanye rero, abafite amadeni
ubishyure abajya guteza cyamunara buri wese turamusengeye dusengeye imitima yabe kandi dusengeye abaguye dusengeye abatarakizwa dusengeye abagiye kudukurikirana bakazahinduka bagakizwa bo bose Mana bahumugisha kandi mfata inama zawe hirya no hino bantu babashe guhinduka urakoze kuko uri Imana ikomeje kutuzenguruka komeza wikoreye kuko uri Imana ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Imana iguhe umugisha, Imana ihe umugisha umuntu wadukurikiye kuri Zaburi ya Mbere TV. Umuntu ukunda ubwami bw'Imana dufashe kubwamamaza. Inkunga ya mbere ndagusaba nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Zaburi ya Mbere TV ukore subscribe. Hanyuma ikindi ukoresha ya inshuti zawe iri jambo tubashe kurigeza ku isi yose kuko abantu benshi iyi minsi ntago barimo kumenya ukuri kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo abantu bazamenya ukuri kandi kuri niko kuzababatura tuzabakuraho bari reka dufashe kwamamaza ubwami bw'Imana ukoresha ya kuri ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha turabakunda cyane murakoze cyane. Umuntu wakwifuza gusengana nawe yakubona kuri address wenda 0782 54 38 73. Imana ibahe umugisha turabakunda. Zaburi ya Mbere.